inyota yo kumenya kuzageza igihe Imana izampamagarira. Wumva gushaka kumenya iki byibanze? Cyane cyane amateka. Amateka. Hari n'igihe ku maradiyo numva abantu biyita ngo barayajya nkumva barakosa nkumva birambabaje. Cyangwa se mu biganiro nkumva abantu bashyizemo amakosa ashaka ku interview. Ubwo iyo wumva bakora amakosa icyifuzo cyawe ni iki nyuma y'ibyo? Nyuma y'ibyo nuko nzajya ngenda nkosora by'abantu bamwe bibeshyaho. Bibeshya ku mateka y'u Rwanda ko harimo ibyo nzi niboneye n'amaso yanjye. Nitwa Nkusi Jean Baptiste, ubu namaze imyaka 35 ndi umwarimu, 33 muri primaire n'ibiri muri secondaire n'igice cy'Ifaransa na histoire. Izo mpapuro se tubona n'iziki muze? Ndabona utenga amati impapuro zitari nkeya. Naje hano kuri UR gufata impamyabumenyi yanjye. Nibyo? Nibyo rwose. Reka turebe. N'ikimenyimenyi ngiye. Muze, haturebe. Nkusi Jean Baptiste is awarded the diploma in education, history and geography upper basic. Congratulations. Thank you so much. Urakoze cyane. Nararangije. Ariko nta gihe umuntu arangiza. Ubu ngubu ushobora no kuzakomeza mu kindi cyiciro. Nibyo? Muze niba satari banga mufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 69. 69. Ubwo mwatangiye kwiga hano muri college y'uburezi ryari? Kubera ko twagiye duhagarara, twatangiye muri 2015. 2015. Icyo gihe mwari mufite imyaka ingahe? Icyo gihe nari mfite imyaka 63. 63. None ibaye 39. Icyo gihe se mwakoraga iki konzi ko iyo gahunda mbona mwaherewe impamyabumenyi ari ubundi ari abarimu biga bakora? Yewe nigishaga dans une école privée. Ariko muri leta ntabwo nari ngikora. Ntabwo wari ugikora? Muri leta. Kubera icyo utari ugikora? Nari naragejeje imyaka. Imyaka y'iki? Imyaka yo kubona pension. Wari uri muri pension? Nari muri pension. Byaje gute se kugira ngo utekereze kuza kwiga kaminuza kandi ubundi abantu benshi batekereza kwiga kugira ngo bazabona amafaranga, bazaba abayobozi n'ibindi byinshi? Wowe byaje kuzamo gute? Ni impano Imana yampaye nkunda kwiga. Kunda kwiga. Wumvaga se ugamije iki mu by'ukuri? Ngamije kumenya. Mfite inyota yo kumenya kuzageza igihe Imana izampamagarira. Wumva gushaka kumenya iki byibanze? Cyane cyane amateka. Amateka se ko ari menshi, ni amateka ari ubwoko bwinshi. Cyane y'u Rwanda. Kuko n'ubu ngubu ndimo nandika igitabo kitari academique, igitabo cy'amateka ukwiyubaka k'u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Tubwire rero ukuntu wabonaga mu ishuri bimeze, wabonaga byifashe gute? Rwose ntabwo bigeze bimvuna kubera ko nari mfite n'umwanya wo kwiga. Urabona ko program twakurikiraga ari distance training program. Ntabwo byigeze rero bindushya kubera ko nari mfite umwanya uhagije wo kubikurikira. Muze ko akeshi iyo program se bayiga bakoresha computer, mwamuzi nayo kuyikoresha tujyana n'imyaka mufite? Nzi kuyikoresha kandi twari dufite n'isomo ryayo. Mwayigihe muze? Nayigiye muri Avega. Tubwire rero ukuntu wabonaga mu ishuri meze, ubona wigishwa nabo wakwita abana bawe, wabonaga byifashe gute? Ibyo ni ukuri. Nahubwo nibyo byanshimishaga kubona nigisha abana abanyigisha arabo mu rugero rwabo nigishije. Basobanura ukumva rwose biraza cyawo? Nta nubwo byanduhije kuko urabona ko twigaga mu Cyongereza, ariko nayo naragize amahirwe muri secondaire nabanje kwiga muri Latin Science mu seminari. Ubu Icyongereza urakidedebuza cyane? Rwose Icyongereza ndakizi. Urundi rurimi uzi ni uruhe? Igifaransa cyo rwose
bajya bavuga ngo naranakiri ngo ni nk'ifi yoga mu Igifaransa ruzi. narakigishije muri ekole secondaire Saint Kizito y'Imusha. Ni nahigishije Igifaransa na history. Watubwira rimwe mu masomo wabonye wishimiye cyane mu masomo wize Hano muri kaminuza ni histoire. Histoire. Ari contemporaire. Na histoire contemporaine ari na histoire y'u Rwanda yo rero rwose aho na byarijyanaga. Ubu rwose urumva amateka y'u Rwanda wayasobanura umuntu akanyurwa udatezwe. Hari n'igihe ku maradiyo numva abantu biyita ngo barayajya nkumva barakosa nkumva birambabaje. Cyangwa se mu biganiro nkumva abantu bashyizemo amakosa ashaka ku interview. Ubwo iyo wumva bakora amakosa icyifuzo cyawe ni iki nyuma y'ibyo? Nyuma y'ibyo nuko nzajya ngenda nkosora by'abantu bamwe bibeshyaho. Bibeshya ku mateka y'u Rwanda ko ari ibyo nzi niboneye n'amaso yanjye. Mu myaka yanyu rero 63 mukamugejeje kuri 69, umwarimu kiri ku ntebe y'ishuri, mukamuje gufata impamyabumenyi yanyu muri koleji y'uburezi. Mwatubwira rimwe mu masomo wabonye ubona ryakugoye, watubwiye ryari ryoroshye cyane wakundaga, tubwire none ryo wabonaga rikubangamiye mu masomo yose mwize. Isomo rya geography physique yari ikomeye. Wabonaga asa ari ukubera imyaka mugezemo cyangwa n'abandi banyeshuri ayandi masomo nagiye ncamo wabonaga ko nafite background kubi ibyo twiga, ariko ryo harimo ibintu byari bishya ngo nabirengere ibyo nayo narize. Ubu se nyuma yo kubona iyi mpamyabumenyi wumva ugiye gukora iki? Ugiye gusaba akazi uhereye kuri iyo mpamyabumenyi cyangwa bigiye gutuma binteye umwete wo kugira ngo nkomeze nkore ubushakashatsi mu mateka y'u Rwanda nanayandike mu ngeri nyinshi. Wigeze kuvuga tugitangira ngo urumva ufite ubushake uko wakwiga, kuko urumva ugomba gukomeza kwiga? Rwose mbonye igitabo ndimo kwandika, ndamutse nkibonye isoko ryacyo nakomeza. Wakomeza aho nirirwa se mu rugo cyo bimashije. Hari abo usanga badafite ubushake bwo kwiga kandi ubona bakiri bato, ariko nk'umusaza nkawe imyaka 69 we wabigizemo ubushake kandi abonye ufite amanota atubutse. Nta mpanuro waha ababuzukuru bawe bakiga ndetse n'abandi bakuru nkawe bumva bakwiga ariko bakitinya ugasanga baratseta ibirenge? Impanuro nabaha, hari umugani baca mu Gifaransa ngo si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Abato rero iyo bamenyaga ukuntu ibyiza byo kwiga ari byiza, natwe rero abakuru si vieillesse pouvait, natwe Imana ikadufasha tukagira imbaraga zo kwiga, ariko kwiga ni ibintu byiza cyane. Impanuro rero naho aba bana ntabwo ari ukwigira kugira ngo uzakorere amafaranga, ahubwo n'ibihate bigiye kumenya kandi bazajye bahora bihugu. Hari abantu rero benshi iyo muganiriye wumva bameze nkawe bafite ubushake bwo kwiga, ariko bareba imyaka bafite ukabona bafite ipfumu, ukabona baratinya. Yaba ari ukujya muri mu mashuri abanza cyangwa se ayisumbuye cyangwa kaminuza, tereka ndajaje wazambona yagira gutereka baseka. Abo bantu wabagiriye inama? Oya rwose nababwira ko nta nama, ahubwo inama mbi ni ukuguma mu bujiji. Nabagira inama rwose kutagira ipfunwe ryo kwiga. Ese muze ufite umufasha n'abana? Ufite umufasha n'abana babiri. Urumva utekereza baza kugusanganira gute uzanye impamyabumenyi? Bose sibo bazarota, sibo barota, nzabereka kuko bahari baba bari mu kazi, baba bari i Kigali. None se ubwo wazaga kwiga inshuti umukecuru wawe n'abana babivugagaho iki babona umusaza uri muri pansiyo aza kwiga? Hariho abantu bamwe na bamwe ndetse bamwe turi hamwe muri pansiyo usanga bavuga batari rwose uriya yabuze aho ashyira amafaranga. Ababwira rero yewe wowe se wirirwa aha ngaha uyanywera mu kabari kuva mu gitondo ukagira saa sita deja warangiye, ibyo ni byo byiza. Nige rero nahisemo kuba utungu two nanyweraga nadushyira mu ishuri nkagira icyo nunguka no mu mutwe, ariko rero abana banjye n'umufasha wanjye barabyishimiye.
uko biri kose umuntu yakeka ko umufasha wawe nta kuntu atabyishimiye, kuko burya abafasha bacu badufitiye runini. Iyo umufasha atagushyigikiye mu bitekerezo nk'umuntu w'umugabo, akenshi biragorana kugira ngo uzabigereho. N'ubu rwose ni nayo wampaye itike izana hano, kuko nageze namubwiye ko kuri beka amafaranga ya pansiyo atarahagera. Ntabwo ati ntacyo, niba ari umunsi wari wategereje wo kujya kuzana diplomu yawe akira. Twabonye rero hari utunimero watangaga usaba ufite watsapu ngo akoherereze agafoto kawe usinyira impamyabumenyi yawe, wohereza abantu batandukanye. Washakaga kubaha ubuhe butumwa? Hari abantu babonye ifoto yawe kuri watsapu ariko nta butumwa wakurikije. Washakaga kubabwira iki? Harimo abatizeraga ko naba koko naratsinze, bati tuzabimenya, ntibigeze wambara ngo tubimenye. Mbabwira ko twari muri kovide, ko ntashoboraga gukoresha iminsi yo kugira ngo mbibabwire. Noneho batari ko se ko twumva warangije iyo mpamyabushobozi ukaba utayitwereka. Impamvu rero nabiberetse ni ukugira ngo bamenye ko ibyo nababwiraga ari ukuri. Ariko rero nzashigira n'undi munsi wo kugira ngo nshake umunsi nishimane n'abantu n'inshuti. Ushimane n'abantu. Hari impanuro se waha ubuyobozi bwa Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Rukara, nk'umuntu w'inararibonye urangije muri iki cyiciro cya diploma, ukurikije uko wabibaye? Ubu njya numva abantu bakora amakosa mu kuvuga iby'amateka, nkumva birambabaje. Mu byerekeye imyigishirize n'imyigire y'abana, nta mpanuro rwose y'ibya mukuru wavuga? Cyokora rero icyo nakubwira cyo ndabanza gushimira ubuyobozi bwawe UR College of Education. Yaradufashije rwose no mu gihe cya kovide tukiga online, kandi ari abarimu bakadufasha, baritanga rwose. Ntacyo nabaveba. Ntacyo wabaveba? Ntabwo nababwira ngo bakomeze bateze. Muze wavuze ko rwose n'igifaransa ngo ukize cyane. Est-ce que vous pouvez vous introduire? Tout ce que je peux vous dire, c'est que je remercie les autorités de l'Université du Rwanda de l'apport qu'ils nous ont donné en nous donnant des modules, en mettant à notre disposition des professeurs bien informés et bien qualifiés. Quel âge avez-vous aujourd'hui? Je suis âgé de 69 ans. 69. Quel âge étiez-vous lorsque vous avez commencé les études au Collège de l'Éducation? J'avais 63 ans. Mais il y a eu une interruption au cours de mes études. Comment voyez-vous la situation lorsque vous avez commencé à étudier? Étant donné que vous étiez en âge avancé, vous étiez avec des jeunes et de petits-enfants. Je n'ai jamais éprouvé de difficultés. Le fait d'avoir été professeur, ça m'a facilité à apprendre. Quelle discipline avez-vous suivi? Mais j'ai suivi l'option géo-histoire avec éducation. Pourquoi est-ce que vous avez opté pour l'histoire géo? C'est que j'étais professeur d'histoire à l'école secondaire 5e de Mouche. Pour dire que maintenant vous avez vraiment acquis beaucoup de connaissances. Un bagage vraiment assez suffisant. Alors, pour le moment, quels conseils pouvez-vous prodiguer aux enfants ou bien aux vieux comme vous qui hésitent à aller à l'école, soit école primaire, secondaire ou bien même à l'université, disant qu'ils ne sont pas à mesure de réussir? Vous avez pu réussir, vous venez de décrocher votre diplôme. La Fontaine a dit, travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui marche. Donc, c'est une fable de La Fontaine. Donc, ce que je peux conseiller aux enfants, c'est d'aimer à étudier. Même les vieux aussi. Parce que quand on étudie, on évolue dans tous les domaines. Quelle a été l'impression de votre épouse et de vos enfants lorsque vous avez commencé à étudier? L'impression a été très bonne. Très bonne. Pourquoi? Mes enfants, je les stimulais à étudier et quand ils voient que le papa continue à étudier à un âge avancé, ils en sont fiers. Et ma femme aussi.
nous vous avons vu envoyer des messages aux social media de votre photo, mais le message n'a pas été accompagné d'un commentaire pour savoir ce que vous avez acquis. Quel message voudriez-vous? Ceux à qui j'ai envoyé le message sont très conscients du message, donc du sentiment que j'éprouve à son massif. C'est un sentiment de fierté. Notamment, j'ai envoyé un message à mon ancien élève qui pour moi est rempli d'administrateur autiste. Normalement, un tel document très riche et très aimable est dédié aux gens que vous aimez. Et à qui vous pouvez dédier ce diplôme? Même dans le livre que j'ai soumis au collège of Education, dans la rubrique d'Education, j'ai dédié ce livre à, premièrement, Guamukwaya Olivier, former state minister of Mineduc, mon ancien élève. Je l'ai dédié à Hapashimana Jean de Dieu, Qui est-il? Coordinateur de ce programme. Et l'autre message, je l'ai dédié à une certaine Kaire Odette qui fit mon titre à l'université. Et l'autre, je l'ai dédié à Wimana Jeannette qui fut my best advisor. L'autre question est destinée à mon épouse Kamanga Maïdé et mes garçons. Shutterstock Music. Musique de staff. J'ai oublié de vous demander dans quelle langue vous conduisez vos études. C'est l'anglais. En anglais. Can we be back to our English to see whether you're able to speak fluently? I can do it, but Thank you so much. thank you, Mr. Shadrach.